Yes, reka twongere tubakire inshuti za Tawala TV ndetse na The King TV mwese aho muherereye. Tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe n'ibice muherereyemo. Abari muri Amerika mudukurikirana bugihe, muri Canada, Australia ndetse no mu Burayi muri rusange, muri Aziya, Afrika ndetse tusuza cyane abumva runo ruri Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abagande cyane Abanyankore n'Abakiga ndetse n'abaha muri Tanzania. Mwese tubahaye yambu ndetse ubu ni amakuru y'uyu mugoroba tugiye kubatangarizaho tubabwira uko byifashe cyane turibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo makuru turi buze kuvuga cyane mu duce na tumwe twa Minembwe ndetse n'Ibuvira, turaza ndetse no kugera na hariya muri Nord Kivu n'u Burundi turaza kubukoraho, ariko sindi jyenyine nkuko mubizi, mba ndi kumwe n'uwo tudasigana duhorana cyane mu gukorana amakuru, ari we The King. Reka nawe tumwakire. The King, bimeze bite? Uno munsi rero kuri kino gicamunsi cy'uno munsi cyangwa se n'umugoroba uno munsi, kubera ko umugoroba ni nyuma ya saa sita nyine, tujye kubabwira yuko mu Minembwe bitameze neza, nubwo babyutse bafite agahengu uyu munsi, ndetse no ku munsi w'ejo biravugwa yuko babyutse neza. Hari uduce tumwe na tumwe basenze. Turaza kugera rero za Uvira ndetse n'Indondo na Ibogobogo, turahaca tubabwire uko byifashe, ndetse tuze no kubabwira no hanze yacu nk'hano muri Kenya. Turaza kubabwira amandamano iri hano. Sinigeye nyine ndi kumwe n'umusaza Eric kuva kuri Tawala TV1, mbasaba kugira ngo mugende mukore subscribe kuri Tawala TV1, mukandireho rwose. Ni umugabo uvuga amakuru meza cyane kandi no gusesengura mu buryo buboneye cyane. Rero umunyamakuru, reka duhere hano muri Kenya, kubera ko nta makuru menshi tuza kubivugaho. Hano muri Kenya hari imyigaragambyo ikomeye cyane, kandi ikibazo ikibatera kwigaragambya ikibazo cyugarije isi. Ngira ngo urabizi yuko amavuta cyangwa se petrol yarazamutse cyane, essence iri ku rwego rwo hejuru. Ndatekereza ko hari ibihugu bimwe byo muri Afrika, numvishije ejo bundi yuko ngo ama petrol station yarafunze. Yego, nk'i Burundi numvishe ngo barafunze. Uzi ko ngo igitori wabo umugani wabo ngo ni 600 byabo bafunze gute kandi mu 60 Ibuvira buhari ko ariho bavuga ngo bakora bose barafite bashaka kuba bafite, ariko nyine urumva nawo muri za Uvira nawe urazi umutekano urimo, hashaka kuba nta transport ziri gukorwamo cyane. Yego, ni ukuvuga ngo hano muri Kenya habyutse imyigaragambyo kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 10. yego, bacomye imihanda, ngo bari kwigaragambya kugira ngo bagabanye ibiciro by'amavuta cyangwa se bya essence. Gusa sinzi uko bari buze kubimanura, kuko ni ikibazo cyugarije isi wa. Ni ukuvuga ngo iki ni ikibazo cyugarijwe isi noneho kuva ino ntambara ya Amerika ndetse na Iran ibaye na Israeli. Kiri mu bintu byateye, kuko Iran urabizwe ni supply y'amavuta ku isi. Uriya muhoro wari warafunze. Ni ukuvuga ngo ndetse n'impamvu cyane nuko abantu bose bajya gufata amavuta ubu ngo basigaye basorera kunyura muri uriya muhoro. Kandi amafaranga atari make, amafaranga menshi. So kuvuga ngo rero ngo bamanura amavuta bishobora kuba ari ibintu bigoranye, ariko nanone iyi ni system ya economy iri ku isi, niyo ibi biteye. Ariko kandi tubwira abantu yuko hano muri Kenya cyane nkuko bivuze bigaragambije imihanda batwitsa amapine. Ubu nyine nta kazi. Kandi ikintu gitangaje bwana munyamakuru, nuko nta modoka iri mu muhanda. Wabonye ko hari n'amamodoka hari imodoka mwabonye Gidurayi bayitwitse CX5 ngo ni shasha kabisa, ubona ni shasha, ana number print ifite. ngo ubu nyine nta mamodoka ari kuja mu muhanda, cyane noneho amataxi ntago ari kujya mu muhanda. Ama private ari urebye imodoka ziri kujya mu muhanda ni wenda n'izaba CID na modoka y'abapolisi ayo ni ari mu muhanda, n'amamoto. Mbese ubu nyine amamoto aronyuzeho arambwira ngo moto ngo
ngo nizo zasimbuye ngo za matatu ngo handi mwagaza mugendera mbaho ariko naho haraho idace handi muhamugendera mbaho ngo turahagende kuko turabahatwarira mbaho n'ubundi ariko ni uburyo ariko rwose hano habaye imyigaragambyo itari myiza cyane ubirebeye mu maso iyo wabonye abantu batwitse wabonye nka za ruwiru rwose harindutse umuriro ku bantu rero bataba muri Kenya nuko byifashe situation ntabwo imeze neza hano gusa nyine ibyabo bizayiba rimwe ejo mu gitondo zasanga abantu bakundanye kandi bari kuganira neza ndetse n'ibyasenyutse ariko bavuze yuko ngo hagomba kuba imyigaragambyo y'amahoro ngo ntibagire ibintu bangiza birashoboka yuko batakwangiza ariko nyine muri Kenya nawe urabizi ntibaza biburira ni ukuvuga ngo udushopu twa hato na hato bagomba kudusahura n'ibiki kugira ngo bereke leta yuko barakaye cyane gusa nabonye abapolisi ari benshi mu muhanda tuze no kuva kuri aya makuru nuko bimeze imandamano muri Kenya cyangwa se imyigaragambyo muri Kenya nuko byifashe mwagiye mubibona kuri televiziyo ni uburyo bwo gushaka ngo bashake ngo president uzibye ko bakabya n'abademokrate bagakabye kuko ntabwo bambwira ngo ibihugu byose bifite ikibazo cya fuel cyangwa se cya petrol binisi yose kuko barakubwa nabo muri Amerika litrone aho bayiguraga nimba ari amadolari angahe haraho umuntu watwa turwanisha ubundi yarambwiye ngo amadolari 4 litiro barasanzwe ngo nimba ari ndahibaza ubu nyine ashobora kuba yageze hafi muri 10 cyangwa 20 ntabwo yagera aho ngaho urumva ko ibyo ari byo byose urumva ko nyine yarazamutse ndetse The King tuva hano muri Kenya tunyura hano hari amakuru yatugeze avuga ko umujyanama mukuru wa perezida w'Ubugande yitabye Imana azize accident yego ubwo rero sinzi buriya n'impanuka kandi urumva nta nubwo turabimenya neza wenda nituza kumenya amakuru y'urupfu neza ni amakuru tugezeho kuva mu gitondo nayabonye hari ibinyamakuru byinshi byanditse by'Ubugande bavuga ko hari umujyanama mukuru yitabye Imana azize accident dukomeza rero reka duhere mu Minembwe amakuru yacu reka tuhere mu Minembwe ku munsi w'ejo babyutse neza yego ndetse bikanavuga yuko hari hamwe na hamwe bagiye basenga ubwo turavuga nka za Minembwe centre ahantu hagoranye ni nka za Rugezi za Gakenke ndetse no mu Karingi birashoboka ko batasenze kuko urabizi iminsi yashize niho amadrone yari yugarije yarashe cyane ku bwinshi yego gusa twavuga ko nka Minembwe centre birashoboka ko basenze ndetse n'uno munsi kuwa mbere babyutse neza nta mahoro gusa hari ibitero bikomeje gupangwa cyangwa se biri gutegurwa kuko ngo hari indege ziri gukomeza kurunda ibikoresho bya kirimbuzi ahantu hitwa kuri Poezero ndetse na za Bicumbi urabizi kuko aho ngaho ni mu mashamba ya kure ntago ari hafi ni kure ya Minembwe ariko nyine niyo bari gutegurira imigambi mibisha yayo ngira ngo nawe wabyumvisheho yego nk'uko bivuze muri Minembwe nuko hakomeje kugaragara umutekano muke uwo mutekano muke uri mu Minembwe nta wundi nuko hari indege ibyo bindi bisanzwe nuko ariko umutekano muke nta wundi ni burya si twovuga ngo ni bya bindi bisanzwe ariko si bisanzwe kubera ko hakomeje n'ubundi kugaragara indege muri kiriya kirere cya Minembwe nk'uko wabivuze nuko indege nyinshi ziri kuva i Burundi n'izindi za Kalemi banza zira za kajugujugu aricyo zaziye no kugira ngo zibashe kuzajya zitunda intwaro zizijyana hariya muri iyo bice bya Poenzero no kuvuga ngo rero indege nyinshi zafashe intwaro zizijyana muri Poenzero no kuvuga ngo rero amakuru atugeraho nuko mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari indege nyinshi ngo zahagaragaye muri Poenzero aho yaye muri Minembwe mu kirere cya Minembwe hagaragaye ku cyumweru ejo hagaragaye indege ngo zikomeza kuhazerera kuvuga ngo rero arizo zazanye ibikoresho hari zazanye ibikoresho hari n'izindi zikahitisha ariko zikahazenguruka no kuvuga ngo harimo n'amadrone kuvuga ngo rero numva ko abaturage n'ubundi ntibatekanye nubwo uyu munsi navuga ngo abanyeshuri bagiye ku mashuri urabizi ko ari minsi yo kurangiza ndagira ngo
bari hafi gukora exeta exeta no kumara urebye no kuramara umwaka ndagira ngo umwaka wa Kongo barangiza mu kwa gatandatu ya nuwango rero bagiye ku mashuri abandi bagiye mu mirimo nkuko bisanzwe wabonye ko na mu minsi hari kwa kangandagira niba atari kwa gatandatu kwa gatandatu no kwa gatanu wabonye ko hakozwe salongo bavuze ko buri kwezi ndagira ngo izajya iba hariya muri Minembwe bakora amasuku nubwo hakomeje kuba intambara nabwo ko gatanu hari intambara I think ko shoko kwa gatandatu muri iyo minsi nubwo hakomeje kuba nanone mbese bigaragara yuko nta mutekano bakomeje kuharasa ariko n'ubundi abaturage bo bihaye intego yo kuzajya bakora amasuku mbese no guteza imbere n'amasuku rusange kariya karere ka Minembwe baravuze ati nta kundi niko bimeze akarere kacu tugomba kugateza imbere tukakagira hagasa neza hakamera neza kagaragara ko nyine ari ahantu hatuye abantu ariko n'ubundi umwanzi ntabyishimiye ibyo byose umwanzi niho hatuma ziriya ndege niho hazana intwaro nshasha kandi tunababwira yuko n'ubundi hakomeje kuzamuka ingabo nyinshi zerekeza muri biriya bice bya za point zero izindi ku ndondo urumva ko n'ubundi nta mutekano uko bukeye nuko bwije system iyo yanze baba bakoresha babona ko bakubiswe bashakisha indi system nkuko bavuze ngo bafite system nyinshi zo kuturangiza ariko sibo Imana nayo ifite system nyinshi yo kudukiza ni ukuvuga ngo muri Minembwe amakuru dushobora guhereza abantu bose badukurikiranye cyangwa se abakunzi bacu nuko twavuga ko hari agahenge gusa ntabwo twababwira ngo hari amahoro cyangwa se ngo tubabwire ngo abaturage ngo bari kwishira kwizana yego bafite amadubu n'intare kandi koko bari gukora akazi bakwiriye gukora kugira ngo murabizi yuko bazabanza bagatuzaho bukeya nyuma yuko baje kurasa hariya murabizi ko baramaze nk'iminsi nga bafite agahenge buriya nabo bari kwiga indi strategy murabizi ko mu minsi yashize bari bashatse kwinjira mu marembo atandukanye bari baceza Mikenke baca Igakenke ndaza Rugezi ndaza Gake ahantu henshi atandukanye ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu bashobora kuba ari kwipanga kandi kongera umugambi wabo mubisha murabizi ko umugambi wabo ari ukwica abanyamurenge abatutsi muri rusange kugira ngo babamareho ndetse no gukomeza kurya ibyabo no kubabuza amahoro muri rusange ntabwo tubizi yuko hari abazakora exeta kuko biragoye abantu benshi barabibajije sinzi uko urupapuro rw'umunyamurenge bashobora kurukosora nibyo nakubwiye izina ry'ikinyamurenge ibyo ngibyo narabikubwiye wenda bashobora kurukosora babona kuri ahantu hatari ingabo za AFC M23 na MRDP twirwaneho bakaba bagukosorera bakaguha ibyangombwa byawe cyangwa n'amanota yawe nizo bazakosora ndi kuvuga nyine twavuze yuko ariko bishobora gushirwaho koko kubera ko bashobora twavuze yuko buri muntu wese uri muri position irimo AFC M23 biragore ko ashobora gukosorwa ariko bikaba byagora yuko ibyangombwa byabibona kubera ko nakubwiye ko hari abantu twaganiriye barakoze bamaze igihe bararangije amashuri barangije lisansi mu bijyanye n'ubuganga ariko uwo muntu yarambwiye ati nta cyangombwa kubera ko turi muri eneo iriho AFC M23 kugeza ubu nyine kandi amaze hafi umwaka cyangwa imyaka ibiri arangije urumva impamvu si ibyangombwa bitamugeraho bariya nabo bishobora gutwarwa cyangwa se nk'uko bitanagerayo zanagerayo nota yabo ntibayabone cyane zerezita zabo ariko byo ntekereza ni Imana wenda yo bikora bakagira umutima wenda mu buryo bwa politike bwo kugaragaza bakaba babakosorera bakabaha amanota byoba ari byiza wowe urabona wenda ni ikibazo ngiye kwibaza wenda gishobora kuba cyumvikana nimba ministre y'uburezi yageza ibizami mu Minembwe ibindi ikabigeza muri Nord Kivu abana bagakorera ama exeta uratekereza ko wenda kubona amanota byagora babashije kubona ibizami byagora mu buryo bwo kugira ngo ni uburyo bwo guhima byakunda agomba kubiganira mu buryo bwo guhima byagora akavuga ati ariko ari uburyo bwa politike mu kubyumva bagakwiriye kubyumva akavuga ati kuko n'abana n'abakongomani bari haraza bakavuga ati ahantu
wenda abaturage hafashwe na AFC ni inyeshamba zihafite, ariko abaturage wenda abaturage turacyari abakongomani bose, baracyari hariya hose haracitwa ko ari intuze umujyi, baracyawita ko ari Kinshasa, sibyo? Ariko ahandi yose ni amaprovinsi ya Congo, sibyo? Ngo rero nukuvuga ngo nubwo AFC hafite ariko haracyari muri Congo, baracyarwana bashaka kuhafata. Nukuvuga ngo rero bagakwiriye no kugira faveur abaturage bose bakorera hariya mu buryo buzima, ndetse iyo nuko babigize n'amabanki baba bararetse kuyafunga, abantu bagakomeza bagakoresha amabanki bisanzwe wenda bashaka, ariko nyine nta kundi leta. Ariko reka tubwire abantu yuko wenda Imana hari uko izabigenza ku buryo wenda abana bakora ibizamini ndetse bakabona n'amahirwe yo kubona resultat zabo izo bakoze. Urakoze cyane. Tuze kuva hano mu Minembwe, Indondo babyutse neza ndetse baratuje, hari agahenge. Nubwo tutavuga ngo abaturage bari ku Indondo yose ntago bafite amahoro, nabo bari aho ngaho nyine, ni agahenge nyine bakomeje kubona, kubera yuko hari amakuru agenda tugera yuko hari ingabo nyinshi ziri gukomeza kuzamuka z'abarundi, FARDC na P5 n'aba bandi bari kumwe, kandi umugambi bafite byago turawuzi twese. Rero abaturage bo ku Ndondo biteguye yuko isaha cyangwa se umunsi n'umunsi ibishobora guhinduka. Tukira ahangaha tubwira abantu yuko hatuje gusa hacecetse. Haracecetse, ariko nimba abantu bibuka neza ko kuva no mu minsi cyangwa se mu mezi ashize ingabo mwabonye nyinshi zazamutse ziza mu mato, buriya zose ni hariya zerekezaga. Yego, mu misozi y'Umurenge ndetse n'izindi zerekeza iriya za Pwenzero nyine. Ngo Indondo yuzuyemo ikintu cyitwa Umurundi, cyuzuyemo ikintu cyitwa P5 na FDLR ndetse na Wazalendo. Urumva rero bakose hose, buri munsi ko bukeye bwije hagomba kuboneka ikigaragaza yuko hari ingabo nyinshi ziri kuva i Burundi. Urazi ko hari n'ingabo ziba zarabuze inzira, nta handi indege ikazifata zikazijana i Burundi, zigahita zambukira i Burundi n'ubundi zikagira gute, zigahita ziza muri Congo. Rero n'Indonda nayo nuko bimeze, abaturage baja mu masoko yari ku Ndonda, ariko n'ubundi ibyo bahaha ubundi babivuye mu Mushasha za Buvira, ariko kugira ngo ni bike kubera umutekano ni bikeya, ntago ari byinshi rwose, ni bikeya. Kandi nubwo n'abaturage b'Indonda atari benshi, ariko kandi ibigenewe kugira ngo babone byo kwifashisha ni bikeya. Urakoze bwana abanyamakuru, tuze gucana hano za Bibogobogo, nta makuru yandi dufite yimbitse. Amakuru ahari nuko naho ibintu bituje gusa, nta makuru yandi. Muri Bibogobogo ibintu biratuje, ariko ndetse bivugwa yuko ngo n'aba bantu bavuga ngo bagiye gushakisha, bagiye za Fizi za hehe cyangwa bagiye nko kugura ibintu, bivugwa yuko bagenda bacungiwe umutekano n'abasirikare, cyangwa se bakaherekezwa n'abasirikare. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi bagiye bonyine bo bica, biravugwa. Yego. Sasa hano za Fizi na Baraka niho hakomeje ngo kuvugwa cyangwa se kurangwamo no gushimuta abaturage no kubiba. Ubwo turaza kubafatikanya na Uvira, kuko abantu batubwiye amakuru, batubwiye yuko abaturage muri Uvira bakomeje kwicwa ndetse no kwamburwa ibyabo, ubwo ni ukunyagwa cyangwa se gusahurwa, kubera umutekano uri hano w'Abazalendo ndetse n'izi leta zishize hamwe nyine. Ubwo abaturage ba Uvira bakomeje kuvuza induru no gutaka bavuga ngo batabarwe kuko bamerewe nabi. Nta gace urebye tuno twose n'uduce nitwo tuvukamo ndetse tugakomokamo abawubita ngo ni Wazalendo, Maimai, abita Bayakutumba, ndetse na zino Maimai ubona zikomeye. Abenshi n'ab'Ibupfurero n'ab'Ibubembe.
ngo kandi nayo nibo ba mayimayi buriya bakomeye muri Kongo, nibo ba mayimayi cyangwa ababembe n'abafurero nibo ariko buranga abafurero bura nta bagira ubu nyine bagira gakundi bagize agakundi ku buryo abo ngabo nibo bantu bahangayikishije kandi bahangayikishije mu yandi moko. Urumva rero ko ni ukuvuga ngo nta mpamvu rero nta mahoro wagira wabona muri kariya gace ka Fizi cyangwa se no muri Uvira uri kumwe n'abariya bantu b'ababembe n'abapfurero mbese muri rusange. Ikindi ni uko donc hariya muri Uvira abaturage bakomeje kwamburwa, umutekano ari muke, bakomeje kwamburwa ibyabo, bakomeje kwamburwa abacuruzi, bakomeje kwamburwa ari amafaranga ari ibiribwa. Nuwa ngo hariya rero niho indiri, niyo impamvu mubona bamburwa kuriya nuko ariho indiri ya mayimayi, indiri y'iki yose y'abavuka hariya ni muri kariya gace. Niyo mpamvu ubona ko nta mutekano, abaturage nta mutekano bagira. Harandi makuru avuga yuko ngo abafurero n'ababembe ubwabo ngo bari mu gusubiranamo, ni ibisanzwe kuva bagakubitana kabisa mu buryo ibintu bitaba bimeze neza. Impamvu basubiranamo ni ugukunda icubahiro, nabo bakumva ko bano batobategeka abandi batobategeka. Ariko kuva kera ni ukuvuga ngo ababembe bagiye bagira power cyane kurusha nabo benshi. Ariko abafurero abafurero ni benshi, ariko abafurero ababembe bagasa nk'abagira ubwenge kurusha abafurero. Ahubwo abafurero ngo ni abanyabwoba nico bazabapfa, ubivuga ngo si abanyabwoba, batangira ngo intambara bagahita bayihunga. N'ibishanye ubwenge, n'ibishanye n'ubwenge tabo kabisa. Abaki batagira ubwenge nta bwenge bagira gute se? Ariko kuri ababembe baratekereza kandi bagira nk'akenge, ari ukuntu bameze, bafite ubucakura ngo baranihambira cyane mu ntambara ntibazapfa gusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo rero ugasanga rero ntibari kumvikana n'ababembe, barashaka ko haba umujenerale umukuru w'umufurero, ababembe n'abati muragashahurwe muri bande bo kudutegeka. Usanga iteka bafite ibintu batumvikanaho. Yakutumba n'umufurero, Ngoma Zito n'umubembe. Yakutumba n'umubembe, Ngoma Zito n'umufurero. Kandi nibo bayoboye nyina bayoboye hariya. Ariko bafite n'abandi hariya. None reka nkwereke muri kariya gace usanga umwana twiganye ubu nyine ubu nyine ngo yabaye generale, kandi ngo bazabareba gusa ko umwana uri munsi yanje bari bato b'abafurero ubu nyine ngo babaye ba koroneri. Kandi ni ukwiha gusa amaranga, ukwiha kama yafata abantu 10, nta training militaire yafata abantu 10 yabaha imbunda, byagira gute bamenyekana hanyuze yose bikagira gute akama yitwa ngo ni koroneri. Twumve k'ico kintu ubundi akitwa ngo ni generale. Donc niko babayeho, nibwo buzima babaye. Hari umusaza wambwiye kubera ko buriya abafurero n'ababembe barabyara cyane, usanga umugabo umwe afite abagore nka 5 kandi ukamusanga inzu yiwe ifite nk'abahungu bagera muri 10 umwana w'umufurero mu nganda afite abana 10 cyangwa 10 n'abana. Ngo iri iwacu abana b'abafurero, umwana umaze kugena imyaka 10 n'ingahe cyangwa 20 bamushakiraga umugore, ugasanga afite umugore umwe akamuzaramo bangahe agafata undi, ugasanga umwana w'iyo myaka 25 afite nk'abana 5 cyangwa 4 ku bagore bose. Azoja kugira imyaka 15 afite abana bangahe ashatse, kandi bo nta gufunga, bazama umufuririzo bazabyara buri munsi. Ni ugutera indana akajari akayitera, akajari akayitera. Umwana yavuka yamara umwaka umwe akajari nuko kwa niko kwabafurira. Ugasanga noneho umuntu umusaza wawo undi nyine usaba afite abana nka 30 afite abana 200
nawe ubwiwe afite abagore kuko yari afite abagore nka 3 n'umwana ashatse 3 ntabwo nabo bavukana abana wenda ni bangahe kurumva barororotse kweli ya nuko bameze. Reka rero tuze kugana no ku musozo gusa hano za Plaine cyangwa se ikibara cya Rusizi naho bakomeje kumvikana ngo umutekano muke kuko abaturage bakomeje naho kugirirwa nabi cyane kandi bamwe bari gupfa abandi bagakubitwa abandi bakamburwa ibyabo. Hari audio imwe ejo bundi nanze kuyiplayinga kubera wenda impamvu za YouTube ni umugabo wari yari kuri recordinga Muzalanda muri hejuru kumubwira ngo namuhereze bari umufardese ngo muhereze ibyo afite byose akaba yari gushaka hari ikintu cy'agaciro ngo yari afite none ngo uwo mugabo akazamubwira reka ngweze amafaranga undekere kino kintu ngo aranga tamuraso urumva nakarengane gakomeye cyane kari gukorerwa abaturage b'abakongomani uzabona amaze gupfira hara muri kino kibaya cya Rusizi kuva ni benshi kubera ko kuva FC yahava kuva FC yahava abantu baturage bagiye barengana bahura n'akaga k'abawazalendo kubera kunyaga ibona tuzatubabwira ngo icyabazanye no kwica no kurimbura mbese no kunyaga nyine yego ngo rero ikibabeshejeho ibose gucungira umutekano abaturage bikoze gutyo ngo bavuga ngo ese ngo uyu muntu tumunyaze ari mu banzi bacu ngo wowe ni umuturage kandi umuturage wenda ntiyakweretsa hari mbese kategori ariko uramwambuye uramutaje uramwishe ni ibintu bibabaje cyane reka tugane no ku musozo dushimira abantu bose abanye natwe mu makuru ndetse gushimira nawe twafatikanye umunyamakuru mugenzi wanjye ugire ibihe byiza kandi turakomeza tubashakira amakuru ayo tubona turabahereza mugire umugoroba mwiza abahari ibyo ari nijoro mugire ijoro ryiza amahoro y'Imana akomeza abane namwe muri kuyareba bari ku manywa namwe mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze basure murakoze cyane.